tugiye kwigira hamwe nubwo nari nabivuze kumenya icyubahiro cy'Imana. Noneho nko mu gitabo cy'Abalewi igice ndumva ari cya 16 harimo ijambo ryari ryarabwiwe umuryango wa Lewi kubera ko nibo bari abatambyi. Ni umuryango w'Imana yari yahisemo kugira ngo azajya atambira ubwoko bw'Abisirayeli. Reka ngerageze gusoma kampere ku murongo waho wa 2 haranditse hati, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni mwene so ye kujya yinjira igihe ashakiye cyose ahera ho hirya y'umwenda ukinze imbere y'intebe y'ihongerero iri ku isanduku yera adapfa, kuko nzabonekera ku ntebe y'ihongerero ndi muri cya gicu. Aha ubwo buturo bwera bumaze kubakwa, Mose yabwiwe ko akwiriye guhereza Aroni amategeko y'ukuntu bazajya bitwa cyangwa se umuryango we uzajya witwara, ko batagomba kuzajya bajya ahera cyane uko bishakiye, kubera ko habaga y'ubwiza bw'Imana. Bisaba ko ubwo hagomba kujyayo rimwe mu mwaka ubuturo bwera bugiye guhongererwa. Ubwo nabwo wajyagayo yagombaga kujyayo yiyejeje. Ubwo wagombaga kujya atiyejeje bwa bwiza bw'Imana bwari kuhamwicira. Ubwo niyo mpamvu ahawe amategeko y'ukuntu yagombaga kuzajya yitwara agiye ahera cyane. Natwe ahangaha iyo twahaje nahere, biradukwiriye ko dufite abana, ariko birakwiriye ko ni intambara, kubera ko umwana ntabwo ari nk'umuntu mukuru. Umuntu mukuru ashobora yego kwicara, ariko n'abana uhereye mu rugo ntabwo ababyeyi bagomba guceceka kuzajya bahora babibibutsa. Niko binanditse mu gitabo cy'Umubwiriza igice cyaho ni icya 5. Umubwiriza kansome uyu murongo. Umubwiriza igice cyaho ni icya 5, kambabwira umurongo mpageze. Kandebe ko ari umurongo waho wa 17. Oya murambabarira, ku bafite zira Bibiliya za kera ni igice cya 5 umurongo wa 1, ku bafite izi zo muri 93 ni igice cya 4 umurongo waho wa 17. Haravuze ngo, nujya mu nzu y'Imana ujye urinda ikirenge cyawe, niwegera ukumva, biruta gutamba ibitambo by'abapfapfa ko batazi ko bakora nabi. Ubwo izi nyigisho ntabwo zikwiriye kurambirana mu ngo zacu. Ubwo tuzibwira abana tubibasubiriramo kubera ko nkuko nabibabwiye, abana iyo biruka hano duteranira bagasakuza bagaseka bijya bibabaza Imana. Ubwo iyo bibayeho ubwo ni ukuyubahuka. Ubwo cya cyubahiro cy'Imana ubwo kiba kiri gusuzugurwa. Iyo usomye ku bijyaniranye n'iki cyubahiro cy'Imana, haranditse mu gitabo cya Yesaya. Mu gitabo cya Yesaya reka ngerageze gusoma igice cyaho ni cya 42. Ku murongo waho wa 8 haranditse hati, ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Ndasubiramo, ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Ubwo Imana icyubahiro cyayo igikirinda
wenda hari abagiye babyumva cyangwa se hari abo byagiye bibaho. Hari nk'intambara zabagaho, ndabyibuka nk'imwe yabaye imudende, ubwo umuntu yarazi Imana atarayizi simbizi, ariko bagiye kumwica nuko yavuze ati nibanyica uraba utari Imana. Ariko kubera ko icyubahiro cyayo igihagararaho igakora ibishoboka byose, wa muntu akagira ute, akarinda. Kuri ibi bijyaniranye n'icyubahiro cy'Imana, tubibonera cyane mu itegeko rya 3. Ubwo riratubwiye ngo ntitukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yacu. Habe no mu by'ukuri ngo twagakwiriye gukora ibishoboka byose tukavuga yego yego cyangwa se oya. Ariko hari igihe wasangaga abantu barabigize akamenyero, ugasanga hariho indahiro kugira wemeze abantu, ukavuga ati ndagasubiza Yesu ku musaraba, n'izindi ndahiro nyinshi. Ndetse no mu bijyaniranye no mu gusenga, ntabwo twemerewe gusubiramo amazina y'Imana ngo yose tuyatondeke. Kubikora nabwo ni ukubahuka Imana. Hari igihe ujya ugasanga amazina yose umuntu aratondaguye, ibyo nabyo ntabwo byemewe. Rero Imana ni Imana ikomeye, ifite icyubahiro. Nusoma nko mu gitabo cya Yesaya, ngo Yesaya abonye ubwiza bw'Imana yabaye nk'upfuye. Na Daniyeli nimusoma muri kiriya gice cya 9, naho uko niko byagiye bimugendekera. N'aba Pawulo uzasanga ngo ubwiza bwe bwamubereye ububore. Mbese murumva idafite icyubahiro? Iki bikwereka iyo dusomye amateka ya Satani akiri mu ijuru, nuko ngo yari umumarayika ushinzwe gutwikira. Ubwo umucyo uvuye ku Mana warazaga ukamunyuraho ukabona kugera ku bandi bamarayika. Niyo mpamvu Mose, kubera ko yahoraga atumwa n'Imana, arangije aribaza ngo mbese nzajya mpora ntumwa n'umuntu ntazi? Imana iramubwira iti rero nta muntu wandeba ngo abeho, kubera ko ubwiza bwanjye ni umuriro ukongora bwamutwika. Ubwo ibwira Mose aho bari buhurire. Ubwo habanza haza umuyaga uteye ubwoba. Ubwo uwo muyaga uragenda uramuhutaza, umuhisha ahantu mu gitare. Imana iratambuka, Mose areba ibitugu. Ubwo urumva ko ifite icyubahiro. Birakwiriye ko tukimenya, twamara kukimenya, n'abana bacu tukababwira icyo cyubahiro cy'Imana. Ariko nitutakimenya twebwe ubwacu abantu bakuru, n'abana ntibazakimenya. Ariyo mpamvu kubera kutamenya Imana akenshi byagiye bikururira ibyago isi. Ubwo wenda turaza kubireba mu ijambo ry'Imana. Ndaza gusoma muri ka gatabo bari gusoma k'Ihumure, kandebe ko ngafite. Yego, ndaza gusoma ku bijyaniranye n'iki cyubahiro cy'Imana. Iki cyubahiro cy'Imana mu kukimenya, ubwo ndasubiramo. Baravuze ngo kuri ya paje yaho ya 19, icya mbere baravuze ngo ni ukumenya imbaraga zayo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ugusobanukirwa urukundo rwayo. Wenda hari ibyo ndibugende nsomamo. Icya gatatu baravuze ngo
ni ugusobanukirwa n'ubuntu bwayo. Noneho nko kuri aka kagingo kavuze imbaraga zayo, ubwo iyo umuntu yamenye ko ifite icyubahiro, dore ibijya bibaho. Ubwo bavuze amasomo wenda ntari buze kuvuga, baranditse baravuze ngo ariko reka inteko yasiga. Imbaraga z'Imana zisobanukira neza mu izina ryayo, kuko yitwa Imana ishobora byose. Abantu bazavuga imbaraga z'imirimo yawe iteye ubwoba, nanjye nzavuga gukomera kwawe, bazibukiriza kugira neza kwawe kwinshi, baririmbe gukiranuka kwawe. Nta kinanira, nta kiyobera, ibeshaho byose, imenya iby'abantu itabanje kubibaririza, urukundo rwayo rugera ku byo yaremye byose. Ubwo aya bari badusomeye. Ubwo ibyo yaremye byose, uru rukundo rwayo ubwo ni igaburira byose. Igaburira abantu, igaburira inyamaswa inini tuzi n'izo tutazi, ikagaburira inyamaswa ntoya, ubwo nazazindi twebwe tutareba zishobora kurebeshwa mikroscope. Utwo natwo two tunyabuzima Imana niyo itugaburira. Noneho n'ibiti mbese nabyo birarya, ubwo nabyo ni Imana ibigaburira, kubera ko ibiti bitariye ubwo nabyo ntabwo byabona umwuka mwiza biri buhereza abantu. Ubwo ubuzima bw'abantu nabwo bwajya mu kaga. Nanone haranditswe ngo igipfumbatura igipfunsi cyayo, yarangiza igahaza kwifuza kw'ibiriho byose. Mbese ubwo murumva idakomeye. Niyo mpamvu twagakwiriye natwe kumenya ko ifite icyubahiro, natwe tukazajya tuyubaha ndetse tukanayitinya. Kandebe ahandi nza gusoma, ndasimbukira kuri paji yaho ya 20, haranditse hati: musomyi dukunda rero, inzira z'Imana zo gukiza umunyabyaha zateganijwe mu buryo buhagije. Ubwo bari gusobanura yandi ya mbere, aho icyaha cyagejeje umuntu hose Imana yahatangiye umuti, uwizeye wese ashobora gukizwa kuko inzira zayo zitarondoreka. Noneho reka wenda aka gatabo nte kugatindamo cyane, ariko Imana ifite icyubahiro dukwiriye kongera kumenya, twarangiza kumenya tukakigisha n'abana bacu. Muri iki gitabo cyitwa Bibiliya yanyu namwe, ubwo ni votre Bible et vous, bavuzemo ibintu bigera nko muri 5, ni amabanga 5 mu burezi, ariko ntabwo yose ndibuze kuyasoma, ahubwo ndaza gusoma kamwe ku bijyaniranye na cya cyubahiro cy'Imana. Ubwo ni icyigisho cya 23 kuri paje yaho y'177. Muri izo ngingo ya mbere wenda baravuze ngo veillez sur vos enfants avec une constante vigilance. Umuntu dukwiriye cyangwa se mube maso ku bana banyu, muhozeho ubwo se muri maso. Ubwo abana umuntu akwiriye kuba maso, agahozaho ntacike intege. Irya kabiri bavuze, baranditse ngo maintenez l'autorité qui vous a été donnée par Dieu. Ubwo n'ubushobozi twahawe cyangwa se ubutegetsi twahawe n'Imana, dukwiriye kubureba cyangwa se kubucunga.
aka kabiri, aka gatatu, aidez vos enfants à trouver Dieu pour aimer dès que possible. Nugufasha abana banyu mukabafasha mubazana bugufi mukabafasha kugira ngo babone Imana, yego babone Imana bo ubwabo igihe bigishoboka. Sinzi wenda ubwo murajya mumfasha. Yego nugufasha abana kugira ngo bamenye Imana ku giti cyabo igihe bigishoboka. Noneho aka kane baravuze ngo gardez vos enfants occupés. Nugukomeza gutuma abana banyu bagira ibyo bakora cyangwa se bahugiramo. Akanyuma baravuze ngo confiez des responsabilités à vos enfants et surveillez qu'ils les remplissent. Ubwo abana banyu mukabashakira cyangwa se abana bacu tukabashakira inshingano, ukabagirira icyizere ukavuga uti ndikubona wowe washobora utunda tuguhaye, ariko ntibigarukiraho, ahubwo ukongera ukareba ko na za nshingano wamuhaye ashoboye kuzuzuza cyangwa se yazisohoje. Noneho muri izi ngingo ako nashatse gutindaho ni aka ka gatatu. Aka kavuze ngo ni ugutuma abana banyu bamenya Imana ku giti cyabo ariko igihe bigishoboka. Kubera ko hari igihe ababyeyi habaho gukanguka, ariko ugasanga wenda agiye gukanguka byaramaze kurenga igihe. Uko dusoma nko mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo, batubwira ko umwana mu myaka itatu ubwo niho yagakwiriye mu myaka 3 kuba yaramaze kwigishwa. Kuko hari igihe Satani ngo ajya dushuka, ibyo byanditswe mu gitabo cy'inama zigirwa itorero, ngo ababyeyi ngo tukavuga ngo abana baracyari batoya, ngo umuntu ngo tukavuga duti ngo byibura ngo nagira imyaka 16 kugeza kuri 18, ngo nibwo ngo umuntu aba yamubwira, yamara kumubwira akabona kumva. Ngo ariko ni ukwibeshya, kubera ko n'igiti bajya bakigorora kikiri gitoya. Muri iyo myaka 3 niho yagakwiriye kwigishwa, ubwo abafite ubwenge nawe bwatangira kwiga agafata ibintu. Ubwo ntago ari 3 watangira, ahubwo ni imbere yaho. Ubwo kugeza kuri iyo myaka 3 abafite ubushobozi bwo kuba yafata ibintu nawe weho wibwiraga ko atashobora gufata. Aha baravuze ngo c'est là un sujet vital. Ubwo ni bya bindi byo kwigisha abana kwimenyera Imana ku giti cyabo igihe bigishoboka. Baravuze ngo iki cyangwa saha ni icyigisho cy'ubuzima. Quelle est la première pensée et pour sujet Jésus et son amour? Mu myaka mu ntekerezo zabo za mbere bagakwiriye ubwo n'ukwigishwa Yesu n'urukundo rwe. Ubwo ni muri ya myaka igize ite? Ubwo muri kwa gutekereza kwabo, gutekereza ubwo ni muri ya myaka ibanza, aha kubaza atakanagaki kubera ko yabona ikintu, ubwo gutekereza biba byatangiye kuza. None icyo bagakwiriye kwigishwa, baravuze ngo ni ukwigishwa Yesu ndetse n'urukundo rwe. Dès qu'ils leur enseigner leur à étudier c'est la parole de Dieu. Uhereye igihe bazaba bashoboye gusoma, ubwo nk'abatangira gusoma
hari ababimenya mbere bitewe n'ababigishije. Hariho nk'unjya mbona hano muri Amerika, ni umuntu ukomeye, yamenye gusoma no kwandika afite imyaka 3. Ubwo cyagihe hatangiye kumenya gusoma, baravuze ngo ibyo bagakwiriye kwigishwa ni ugusoma cyangwa se kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana gusa. Abangaba hano bitewe nuko Satani yateguye uwo mushinga, hari igihe ujya ubona warabizi neza ko umwana igihe akiri mutoya ariho ashobora kuba yatangira gusoma. Hari igihe ujya kubona mu iposta yawe ugasanga bohereje igitabo. Nko mu wanjye hari igihe nasangaga ibitabo byaruzuye, bohereje Jayden na Jane kugira ngo babisome. Ubwo urumva bo bazi ko umwana igihe akiri mutoya niho agatangiye, ubwo ya mashusho uko agenda yabona azajya ashobora gukangura amatsiko ye. Ariko twebwe hari igihe dusinzira, ubwo ibyo ntitubimenye ko bifite agaciro, ariko bifite agaciro. Noneho baravuze ngo muri ya myaka ye igihe atangiye kumenya gusoma, nimubigishe ibyanditswe bye, nimubigishe kwiga ibyanditswe byera. Soyez si qui connaissent par cœur les 10 commandements, le psaume 23, les béatitudes et d'autres grands passages des Saintes Écritures. Aha baravuze ngo bakwiriye mukamenya neza ko basobanukiwe cyangwa se bazi mu mitima yabo amategeko 10 y'Imana, cyangwa se amategeko 10. Ubwo ukamenya ko ubwo ni cya gihe bazi kwisomera, batangiye kumenya gusoma. Ubwo niba ari Ikinyarwanda, niba ari Icyongereza, ariko byagakwiriye kuba byiza ubwo kubavangira, kubera ko n'umumenyereza ubwo cya Cyongereza hari ahagera noneho ubwo akaba amahanga biri mu nzu. Ubwo bikazageraho no kugira ngo tubumve bikaba ikindi kibazo. Ubwo bikazajya bisaba ko nanone dushaka bari budusemurire. Rero bibaye byiza, kubera ko ku mashuri bahiga niho igihe cyabo kinini bakimara ku mashuri. Kuko igihe tumarana mu rugo amasaha 8 cyangwa 10 cyangwa na 11, niba ryamye urumva ntabwo uri bumwigishe rwa rurimi rwawe. Arabyuka yitegura agenda, yirirwe iyo bamwigisha, cyangwa se Icyongereza kuri we ku bana batoya. Wenda nyambirebera no kubageze hano bagahita bajya muri high school, nukuvuga ngo kubera ko bahirirwa wenyine nta wundi bavuga n'Ikinyarwanda, umwaka ujya gushira yumva nk'iby'abandi bavukiye hano cyangwa bamaze hano igihe kinini bumva. Birakwiriye ko rero igihe baje mu rugo muri kagahe tumarana, niba ari uko kubigisha, umuntu yagakwiriye kubavangira. Kuko n'abandi nabigisha ubwo mu Kinyarwanda hari igihe wenda byamugora, ariko yabyisomeye byombi cyangwa wabimusomeye byombi, kuba bishoboye bishobora kuba byafasha uyu mwana. Ikindi bavuze muri kwa kumenya kwisomera akwiriye kwigishwa ni kiriya gice cya 23 cya Zaburi. Ubwo niriya Zaburi Dawidi yanditse, Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Icyo gice cyose ngo umwana akwiriye kukigishwa. Ubwo nuvuga ngo uyu mwana nakigishwa ntabwo azashidikanya y'Imana. Aho azaba ari hose azaba azi yuko Imana ari umurinzi we. Hepfo barakomeje baravuze ngo, wenda muraza kumfasha kuri iri jambo, bavuze ngo beatitude, nyine baravuze ngo ubwo niyaza muri ya 20, le psaume 23, les béatitudes et d'autres grands passages
des Saintes Écritures. Zaburi ya 23 bavuga n'ikigo cyo ku musozi Amategeko 10. Ikigo Yesu yigishije kijyanye n'abahirwa bari. Yego. Ubwo ibyo byanditswe byera abana bakwiriye kubisomera. Insistez à faire leur prière près de leur lit chaque soir avant de s'endormir et chaque matin quand ils se lèvent. Aha baravuze ngo ubwo habanjije kumenya neza ko mu mutima wabo bazi ya mategeko 10 y'Imana. Kubera ko aya mategeko kuyamenya nayo ubwayo ni umurinzi, kuko nka Yosefu nta hantu yari yarasomye ngo ntugasambane, ahubwo aya mategeko yari ari hehe? Yari ari mu mutima we. Ikindi kikwiriye kwiyongera kuri biriya baravuze ngo ni ukwigisha cyangwa se kuzajya uhozaho, ugatuma aba bana mbere yo kugira ngo aryame akwiriye gusenga. Kabiri, n'igihe abyutse ugakiri hahandi kuri bwa buriri bwe akabyuka agapfukama agasenga, ngo nabyo bikwiriye kwigishwa uyu mwana ukiri mutoya. Ikindi bavuze uhagaze aho none umwana w'imyaka 3 ukaba atari yamenya kuvuga yakwirwa n'ikigo kiretse abantu bakabonishije kireka uw'imfura, ariko ntabwo batari bamenya kuvuga. Uw'imfura kenshi bitewe nuko nta bandi aganira nabo hari igihe atinda kuvuga. Babandi bamukurikiyeho rero amenya kuvuga mbere ugereranije n'igihe uwa mbere yavugiye. Ni ukuvuga ngo nk'urugero, hari n'igihe utwana duto ubwo yaravuze ngo wa mwana w'imyaka 3 utaravuga yashobora gusenga ate. Akenshi ari amasengesho ubwo ya mu gitondo igihe umuntu abyutse, ubwo ni yandi yo mu rwiherero, ni yandi ujya gupfukama, ntago bisaba kuvuga, ahubwo ukoresha intekerezo, kuganira n'Imana ukoresheje intekerezo. Nk'urugero, hari igihe aba bana batoya abataramenya no kuvuga, ariko akaza yabona nawe upfukama, nawe agahita aza agapfukama hahandi kuko ajya abona nawe ari byo ukora, akamenya kuri gusenga. Ariko nubwo atazi ngo uri gusenga usaba ibiki, ukabona nawe araje arapfukamye hahandi, wasoza nawe mugahagurukana akagenda. Uyu mwana rero nawe akwiriye kubitozwa mu gihe akiri mutoya. Hepfo barakomeje baravuze ngo c'est ainsi qu'ils prendront des habitudes d'une valeur inestimable et qui leur resteront toute la vie. Baravuze ngo icyo bizabyara ni iki? Bizatuma bagira imico ifite agaciro katagereranywa. Ikindi kizavamo nuko bizahembura imibereho yabo, imibereho y'ubuzima bwabo yose. Sizirabyumvikanye. Kugira ngo iki cyubahiro cy'Imana tukimenye, birakwiriye ko niba twakimenye dukwiriye no kugitoza abana bacu. Kubera ko nababwiye ngo bitewe no kutamenya iki cyubahiro cy'Imana, nibyo byagiye bikururira isi akaga mu bihe bigiye bitandukana. Reka ngerageze gusoma nkuko nababwiye dusomye mu gitabo cya Yesaya mu kigo cya 23 peji 177, ntago nzi mu cyongereza ni akangahe. Wareba muri icyo cyigisho cya 23.
kitwa Votre Bible et vous. Votre Bible et vous. Yeah. Wowe na Bibiliya yawe cyangwa se mwebwe na Bibiliya yanyu. Kitwa Your Bible and You. Noneho reka twari twasomye mu gitabo cya Yesaya ahavuze ngo icyubahiro cyanjye sinzagihuni. Ndaza gusoma irindi rimeze nkaryo mu gice cyaho cya 41 nanone ku murongo waho kandi yo ko ari uwa 8. Kandebe ko ari igice cyaho cya 41, kandebe ko waba ari umurongo wa 8 memuretse kwandika. Kandebe yego kandebe nindi burandaza gukomeza nta kibazo. Reka nsome igice cya 40 ariko naryo rimeze nka ririya rindi twasomye. Aha kumenya icyubahiro cy'Imana, Yesaya 40:12 haranditse ngo ninde wigeze kugerageza amazi y'inyanja kurushyi akageresha ijuru intambwe z'intoki akabona indengwe yajyamo umukungugu wo kwisi agashira imisozi mu gipimo n'udusozi akatugera mu minzani. Ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka akamuhugura nk'umugira inama? Ninde yigeze kugisha inama kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera, akamwigisha ubwenge, akamuha uburyo bwo kwitegereza? Nimusoma iki gice muzasanga baragiye bavugamo byinshi cyangwa se imwe mu miterere y'Imana. Ubwo nk'umukungugu mbese hari umuntu washobora kuwubara? Igice cya 40:12 n'iyi sino muri kubona iri hanze, muri kubona umuntu atashobora kubara. Nubwo yazana imashini zo mu isi ntizashobora kuyibara, ariko Imana irayizi kuko niyirekura ikaza ikagwa hano ku isi. Ni imisatsi yo ku mitwe yacu Imana irigizite irayizi. Noneho bitewe n'iyi miterere yayo, niyo mpamvu natwe twagakwiriye kumenya iki cyubahiro cyayo uhereye kuri twebwe ndetse no ku batoya, kubera ko akenshi mu mateka y'isi nk'uko nabibabwiye, nusoma nko mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho ni cya 11 ku murongo waho wa 5, abantu bakiva mu mwuzure, ubwo abari bakubutse mu nkuge, nyuma yaho Imana yabahaye gahunda yo kugenda bakororoka bakuzura mu isi. Abari barimo bo kugomera Imana barangije baravuga ati ahubwo nituramuka tugiye tugatatana, n'ubundi Imana yaturimbuje amazi, n'ubundi zongera iturimbure, ahubwo nimureke tugende twiyubakira umunara muremure, niturangiza tugire izina rimenyekana cyangwa se rimanyekane. Imana ngo irebye ngibona aba bantu bashize hamwe nta kintu kizabananira. Irangije iramanuka ibona koko nkuko nabivuze nta kizabananira, ngo irangije yahise itandukanye indimi zabo. Uruguruma ntabwo bari gushobora gukora n'abatumvikana.
ubwo abashobotse abumvikanaga bacagaha bakajyana bakagenda. Ubwo ibyo nibyo byakururiye isi indimi zitandukanye, ubwo ziva ku munara w'Ibabeli. Abo ni abambere. Aba kabiri, iyo dusomye mu gitabo cya Daniyeli, ndumva ari mu gice cya 5, ngo umwami Nebukadineza, ngo ubwibone bwaje mu mutima, ngo burangije kuza mu mutima, yumva ni igitangaza we n'umurwa we Babuloni, warangije ngo aravuga ati ngiyi Babuloni niyubakiye. Kugira ngo Imana imucishe bugufi, nuko yahise imukura ku ntebe. Arangije ubwo bwenge yari afite buri mu bwibone buragenda, hazamo nk'ubw'inyamaswa, ava mu bantu ajya kurisha imyaka 7. Mbese ubwo ni bike? Ni byinshi. Iyo myaka 7 irangiye, niho ijuru ryongera imugirira ubuntu, arongera gutekereza biraza, arongera abona ko burya ntacyo yari cyo, abona ko Imana yo mu ijuru yonyine ari ikwiriye kubahwa. Irangije kugarura mu bantu, arongera umwami ukunzwe kuruta icyubahiro yari afite mbere, noneho agira icyubahiro kiruse icyo yari afite. Yego, haraho uzi kuba icyo gihe ko bahuzaga indimi bageraho akabaha ibyo kubatandukanya. Bari kubatandukanya mu mvugo. Yabahaye ururimi, nkawe uri kuvuga Ikinyarwanda, uyu ari kuvuga Igiswahili, ubwo wamubwira wampereza ingofero kuko ntari kubyumva. Ariko nimumva yari kuvuga ngo ingofero ko ndiko narubukara, murahita bwanyu mwihuza mugende. N'uyu niba bari kuvuga Igiswahili bagende, nuriya niba bari kuvuga Icyongereza, uko niko bagiye bagenda bakora imipaka gutyo kugezana n'uyu munsi. Noneho ubwo uwo n'uwa kabiri. Uwa gatatu, utaramenye icyubahiro cy'Imana bikamukoraho, ndaza kumusoma mu gitabo cya Samweli, ni igice cya 6, muzamusoma ndetse no mu gitabo cy'Abami, ariko reka musome mu gitabo cya Samweli, igitabo cya 2 ibice 6. Kandebe umurongo nza guheraho. Ego, reka wenda mbivuge aha. Igihe Abisirayeli, hari igihe cyageze bajya kurwana, barangije kurwana n'Abafilisitiya, babona Abafilisitiya bari kubanesha, barangije baravuga ngo nimugende muzane na sanduku y'Imana. Ubwo isanduku y'Imana bwa mbere aho yabaga ntihandi Aroni yabwiwe ngo ntakazajya apfa kuhajya uko agize ute ashaka, uko yiboneye. Abo bahungu baragenda barayizana, bari abatambyi. Bamaze kuyizana, bumva b'Abafilisitiya bumva mu Bisirayeli hari urusaku rwinshi. Bigeze aho barareba baravuga bati se n'ibiki bibaye? Baravuga bati ni ya sanduku y'Imana ije. Ntibyabatera ubwoba, barakomeza kugeza ubwo bayibanyaze. Barangije bayijyana iwabo mu Bufilisitiya. Bayigejejeyo, icyakurikiyeho baba bayishize mu rusengero rw'ibigirwamana byabo, bajya gusanga bagasanga ikigirwamana cyahirima, bakongera bakagitunganya bakagihagarika, bajya gusanga bagasanga cyashwandaguritse. Ubwo bakavuga bati reka tuyikura ahangaha, bakayimurira mu wundi mudugudu, naho hose ihazenguruka iri kujya hakorera ibintu nk'ibi. Igihe kigeze barangije baravuga ngo rero birashoboka, ngo bahamagaza abatambyi, ubwo nabi ibyo bigirwamana ndetse n'abapfumu, ngo babagisha inama ngo none isanduku tuyikorere iki.
ngo baravuga ngo rero isanduku ni muyisubize iwabo, ntihagire umuntu yiheka, muyishakire ikimasa kijyane, yemwe dushake n'amaturo yo gutanga ajyane nayo. Noneho ikindi natwe twumvira Imana y'Abisirayeli, niko bayikoze, bayikoreza icyo kimasa kirayijyana n'iwabo mu Isirayeli. Noneho igezeyo bwa mbere, mugeze ku mugabo witwa, reka ntihe kumuvuga izina ntabwo riri kuza ntarivuga uko ritari, ngo arangije isanduku yayibitse amezi 3. Noneho igihe kiragera bajya kuyimura kuyihakura, harimo umugabo witwa Uza. Uyu mugabo witwa Uza bari babiri bayiherekeje, ubwiri ikimasa kihetse, ngo bigezaho ikimasa cyari kihetse kiratsikira. Gitsikiye arangije aramira ya sanduku ngo itagwa. Ako kanya bihita bimuviramo, uburakari bw'Imana burakongezwa, ako kanya ahita apfa. Bibabaza Dawidi, ariko arangije atinya n'ubutabera bw'Imana, ku buryo nawe yahise avuga ati niba uzapfuye nemerera isanduku igaruka iwanjye. Ubwo aranga, ikomeza ibiyo. Irangije igihe kiragera, Dawidi aza kongera kuyigarura, bitewe n'uko abantu bari bamubwiye ko wa muntu wari wayicumbikiye amezi 3 Imana yari yamuhaye umugisha ndetse n'ibyo atunze. Noneho kuri uyu Abinadabu niho yabaye amezi 3. Ubwo hari abantu babiri. Abidedomu niwe wahawe umugisha Dawidi abyumvishije, ariko ntabwo ari isanduku yari ivuye, ahubwo niwe wayibitse ayo mezi agera muri 3. Dawidi yumvishije ko yahawe umugisha, arangije aravuga ngo noneho nimuyigarure. Noneho icyo nashatse muri iri ni iki: uyu mugabo mbese mu by'ukuri uri kumva ataragize ifuhe byo kurengera iby'Imana, ariko nubwo yarabirengeye ntabwo byari mu nshingano ze, ntabwo yari ashinzwe kuramira isanduku y'Imana. Ni ikibazo. Aha, 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 nyine ubwo niho nari nshakuye. Kandebe aho nza gusoma muri iki gitabo Kandebe aho nza gusoma muri iki gitabo Kandebe ko nyabona Kandebe aha, ni icyigisho cya 70 cyo mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Haranditse ubwo nibijyaniranye n'urupfu rw'uriya Uza. Baranditse baravuze ngo Uza avait été frappé à mort pour avoir violé un ordre très explicité donné par Dieu à Moïse au sujet du transport de l'arche. Uza
yakubiswe cyangwa se yenda gukubitwa. Ubwo n'urushyi rw'Imana rwamukubise arapfa. Icyabiteye ni uko yari yishe gahunda yari yarasobanuwe neza, gahunda yari yarahawe Mose ku bijyaniranye no kwikorera cyangwa se gutwara isanduku. Ubwo amabwiriza yarazwe hepfo ni sauf prêtre des ascendants d'Aaron n'avait le droit de la toucher ou même de la contempler à découvert. Baravuze ngo nta muntu n'umwe usibye abatambyi bakomokaga kuri Aroni wari ufite uburenganzira bwo gukora ndetse no kwegera. Ubwo ni igifuniko cyayo cyangwa se n'umwenda. Yego, ubwo kuyikoraho, kuyegera ndetse no kwireba ifunguye yari inshingano y'abatambyi bonyine. Ubwo yarakoze umurimo utari uwe. Nanone hari undi mwami nashatse ntiyahitaza, nawe yashatse kujya gukora imirimo yo mu buturo bwera. Abantu baramuhata baramubwira ati mwami wavaho ibyo ugiye gukora ko atari inshingano yawe. Byarangiye abikoze bitewe nuko guhatana ngo akora izo nshingano zitarize, yahise afatwa n'ibibembe. Ubwo ako kanya ahita ava ku bwami ajya kuba, uwafatwaga n'ibibembe yahitaga yo ava mu muryango we agacibwa akagenda. Noneho iki cyubahiro cy'Imana birakwiriye ko tukimenya tukakigisha n'abana bacu. Abenshi bagiye babaho muri aya mateka y'isi bagasuzugura iki cyubahiro cy'Imana, byagiye bibakoraho. Ntago ibyinshi ndi bubisome, muzasoma nk'umugabo witwa Herode. Herode ngo amaze kwica Yakobo, ngo yarongeye ariyongeza. Amaze kwiyongeza arongera afunga Petero, ngo yashaka kongera kumufunga ngo azamwicira abantu kugira ngo abanezeze. Bigeze aho ngo abantu baramubwira ati ariko noneho ngo yari ari kubwira iteraniro, ngo abantu baravuga ati noneho manza atari umuntu uri kuvuga ahubwo manza ari Imana. Nawe koko yumva ni umuntu ugize ute ukomeye, nawe yumva ibyo bari kumwogeza, yumva nibyo. Ngo marayika yahise ava mu ijuru, ngo arangije amukubita urushyi. Abantu bagiye gushyingura izo nyo. Ubwo ko bari gusuzugura icyubahiro cy'Imana, kubera ko bavuze ngo icyubahiro cyanjye nta muntu nzagiha. Noneho ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo no mu mateka asanzwe muri ubu buzima busanzwe. Ubwo ni uwa mbere mu mateka asanzwe ubwo wakinishije icyo cyubahiro cy'Imana. Kabiri, ku bagiye bajya mu ishuri, hari ubwato mujya mwumva bavuga bwitwa Titanic. Bwari ubwato bwabayeho mu mateka, bwatwaraga abantu benshi n'ibintu byinshi, kandi bwari ubwato bwiza. Ngo bumaze kuzura, nyiri ubwo bwato bwaravuze ati ubu bwato bwanjye ngo naho Imana yamanuka ngo ntabwo yashobora kuburoha. Bibaho. Arangije ubwo bwavaga i Buraya buri kwerekeza muri Amerika, ariko wari ubutwaye ubwo abamurebera nk'uko abari hasi no mu ndege bagenda babayobora, bakababwira ati wenda ikirere kimeze nabi, wenda hagarara, cyangwa se aha hari umuyaga ushaka izindi nzira bakamubwira aho anyura.
izo mpuruza bagendaga bamuhereza ko imbere bari kubona hatameze neza ntabwo yazitagaho. Icyarangiye ni uko ubwo bwato bwari buhetse abantu barenga, reka mvuga bapfiriyemo, hapfiriyemo abantu barenga 1500. Mbese ubwo ni bakeya. Abandi bantu babayeho ngo ryari itsinda ry'ababyinnyi rikunzwe, kuko ababyinnyi cyangwa se abaririmbyi bajya bihuza bakishyira hamwe. Noneho bitewe n'uko bari bazi kuririmba, bakurikirwa n'abantu benshi, ngo wari ubakuriye iryo tsinda ngo aravuga ngo dukurikijwe uko dukunzwe tujya dukurikirwa. Yesu nubwo yagaruka nta bantu bamukurikira nk'abadukurikira. Mbese ubwo ni ukwishongora. Icyakurikiyeho nyuma y'iminsi mike ni uko umwe mu bagize rya tsinda basanze bamurasiye mu modoka. Kabiri, indirimbo bari baragiye barikodinga zatumaga baba ibihangange nazo ziza gushya. Ibiherutse wenda twese twabonye cyangwa se twumva ni inkongi ziri kubera muri California. Ntekereza ko twese tugirute tujya tuzibona kuri televiziyo, cyangwa se n'utari kubibona akumva bari kubivuga. Izo nkongi imbere yo kugira zibe hari habaye ibirori byo gutanga ibihembo. Ubwo hari igihe abakina amafilime bajya baza, barangiza kuza bagahembwa wenda muri iyo groupe, cyangwa se uwakinnye neza mu mwaka agahabwa ibihembo. Umugore wari ubayoboreye ibyo bita icyo gitaramo, ubwo yari festival nyine ubwo niyo mpamvu ndi gukoresha nk'igitaramo. Noneho ubwo ni serukiramuco. Noneho arangije ahavugira amagambo yo kwishongora ku Mana. Arangije aravuga ngo, ubwo agenda avuga uko bagiye babona amanota. Arangije aravuga ngo Imana yaremye ijuru n'isi, yo muri uyu muhango cyangwa se muri iri serukiramuco niyo yonyine yabonye 0. Mu mujyi wacu n'ubundi wemera Imana gakeya cyangwa se utanubaha Imana. Ubwo yagaragazaga ko Imana ariyo yamwariye hehe muri uriya mujyi, ako gace bari barimo ko muri California. Hanyuma y'iminsi mikeya itari myinshi, nk'ibiri cyangwa itataho, nuko hatutse inkongi. Uyu munsi wa none kuyizimya byarabananiye. Amazi ababana makeya. California andi mareta abashinzwe kuzimya umuriro barayifasha. Muri Canada havayo bamwe, muri Mexique havayo abandi kuko ituranye nabo. Ubwo uyu munsi wa none abantu bari kwibaza ngo kubera kuri ya mugore yahangaye kuvuga Imana, niba atayemera icyamuteye kujya kwituka ku karubanda yabikoreye iki? Niyo impamvu nashatse ko iki kigo tukigana no kugira ngo twongere tumenye ko Imana ifite icyubahiro. Imana ikwiriye kubahwa, kubera ko amashuri aba bana bacu bigamo, amashuri abenshi babigisha ntabatemera Imana. None uyu tubaha Imana, ubwo namwigisha kwitabaho, ubwo ntazajya gukora ishyano nk'iryo uriya mugore yakoze. Noneho reka nihutire gusoza nsomye aha mu gatabo k'abahirwa n'ibandi. Haranditse hati, ni page yaho
ya 66 ndahita mpava somani makeya ndabandi gusoza. Haranditse hati babyeyi b'abagabo n'abagore mureke abana banyu bigire ku burabyo mubajyane mu mirima no mu gasozi no munsi y'ibibabi by'ibiti maze mubigishe gusomera ku byaremwe ubutumwa bw'urukundo rw'Imana. Mureke inyoni n'uburabyo n'ibiti bitume batekereza Imana. Mutume abana babona yuko ikintu cyose cyiza kinejeje kibereka urukundo rw'Imana. Mubashimire idini yanyu kubw'ibyiza byayo. Mureke itegeko ry'ubugwaneza ribe ku minwa yanyu. Hepfo mwigisha abana banyu ko kuby'urukundo rw'Imana rukomeye kamere zabo zishobora guhinduka nk'iyayo. Mubigisha yuko Imana ishaka yuko ubugingo bwamera neza bukaba bushimishije nk'uburabyo. Igihe basoroma uburabyo mubigishe yuko iyaremye uburabyo iburuta ubwiza. Ubwo nibwo imibereho yabo ikiri mitoto izomatana n'Imana. Ni mu kagingo kari kuvuga ngo karakavugaho ndi mukiganyiri. Ubwo bari gusobanura Matayo 6:26. Hepfo barakomeje baravuze ngo umwiza manza ndi gusoma nabi. Umwiza bihebuje azabahindukira mugenzi wabo wa buri munsi n'inshuti imenyeranye nabo, kandi imibereho yabo izahindurwa imere nk'iy'Imana. Ubwo birasabwa ko babyigishwa bakiri batoya. Urabona nka buno sinowu cyangwa se ubukonje, ibiti amashami yose yarahungutse. Igihe byongeye kumera, igihe bitangiye gushibuka, ni ibyigisho byiza byahabwa abana. Ubwo hepfo barakomeje, wenda ntabwo ndibuze kuyasoma, kandebe ayo nza gusoma nsimbutse. Baranditse baravuze ngo 68 mu kagingo kari kuvuga ngo ntimukiganyire mutekereza iby'ejo. Haranditse haravuze ngo nushaka Uwiteka kandi ugahinduka buri munsi, niwihitiremo iby'umwuka no kunezerwa mu Mana. Nimwita ku guhamagara kwe, ukemera kuzana umutwaro ukuremereye kuri Kristo, ukishimira kumvira no kumukorera, amagambo yawe amaganya yawe azashiraho, amagorwa yawe azakurwaho, ibiguhagarika umutima byose bizabonerwa igisubizo. Nimureke natwe twongere gusobanukirwa n'icyubahiro cy'Imana. Twe kuzajya tuyubahuka haba muri kwa gusenga, ni abana nibabona uburyo natwe tuyubaha, bizatuma nabo bubaha Imana bayitiye. Mureke twese muri aya masaha tubiharanire. Nibyo nabifuriza, nanjye byifuriza ngo Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu.